kindi rero urafata batiri yawe uyikuremo gutya, urayibona ubu ni ubundi bwoko ngo bazanye ngo bwa original, nyamara nayo wapi, ni ikibazo cya telefone, batiri zirarengana. Ufata ino batiri ukayikura muri telefone yawe, nawe wabyikorera. Hano ni ku Isomo Tech, ntuzongeye kujyana igikoresho cyawe ku mutekinisiye, nawe ngwino wigire hano ujye wikorera telefone yawe. Dore reka dukorere kuri iyi. Ufata ino batiri, warangiza nta kindi ukora, ugakuraho uyu mutwe. Urabona uyu mutwe uwukuraho uvaho, urabona uyu mutwe mukuyeho. Iyi batiri ngiye kuyiha ubushobozi, ni akantu gatoya ngiye gukora. Ufata icyuma cyawe, dore ngiki, ukoresha icyo ari cyo cyose. Nawe wajya, ntiwabura umutekinisiye ubwe ati ntiza ku cyuma gatoya. Hano hari ibanga ry'akantu ngiye kongeraho kuri ino batiri, ijya ibasha kubika umuriro umunsi wose. Wacase wagiye kuri YouTube wakoresha interinete, ukajya ujya gucaginga nijoro ugiye kuryama hakirimo nka 20 cyangwa 15. Isomo Tech, ndongeye ndi hano Isomo Tech. Ubu nje kubereka no gukemura ibibazo kuri ubu telefone butoya bwa Airtel, yaba ari ubufite kamera yo ku ruhande ndetse na bwa bundi bugira kamera hagati. Akenshi murabuzi ko izi telefone zifite defo yo kurya umuriro, ukaba batiri yose iyo ari yo yose washyiramo ikaba yabasha kurya umuriro, ubwoko bwose bwa batiri bushoboka. Nje kukwereka noneho uburyo twagerageje batiri nyinshi rwose, turagerageza ubwoko bwose. Ese wowe mbwira muri comment, ni iyihe batiri ukoresha muri ino telefone ariko ukabona iyo batiri igerageza kubika umuriro? Rero ikibazo ntago aba ari batiri, ikibazo ni telefone umushinwa yakoze akayikora muri ubu buryo, akayiha ibibazo byo kurya umuriro, batiri ikaba itabika umuriro kubera ubushobozi umushinwa yahaye ino telefone, yarangiza akabwima batiri. Umushinwa rero yafashe kano ga telefone ka veni agaha ubushobozi buremereye, arangije batiri yako ayima ubushobozi. Ariko ubu naje kubabera igisubizo hano ku Isomo Tech, making sure ko wakoze flow ndetse wagiye no kuri YouTube wanyarukiyeho rwose, wakoze subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru ari update. Dore ngiye hano ngiye kubereka amoko ya batiri nkoresha, nawe uraza kumbwira muri comment ukoreshamo iyihe batiri. Rero ibyo nababwiraga, izi telefone bazikoreye batiri nyinshi kugira ngo bajye bareba ko izi telefone za savinga umuriro, ariko byaranze. Urabona iyi ni ya batiri yayo bisohokana, murayibona ni imwe yayo bisohokana ifite umukara hano. Iyi bajya bavuga ngo niyo original kubera ngo ifite uyu mukara hano. Hari n'izindi neza zanditseho hano na hano impande zose, ariko ngo iyi ni yayo bisohokana, ariko ugasanga ntago ibika umuriro habe namba. Noneho urabona hari indi batiri, iyi ni iya mbere. Hari indi batiri ya Tekino, dore ngiyi, iyi ni Tekino bavuga ko nayo original ikayikoresha, ariko nayo byarananiranye. Hari n'indi yayo ya iba yanditseho Airtel bisohokana, ariko njye siyo mfitemo. Hano noneho hari izindi zaje bita Ware. Izi batiri nizo bari kuvuga ngo ni original, nyamara nazo byananiranye. N'ejo hazasohoka n'ubundi bwoko, ariko navumbuye ibanga nanjye nakuye mu bushakashatsi nyine mba nashakishije ku bandi, ariko nasanze ari byo, ni ibyanyabyo birakora. Niba uzi neza ko waflowinze kandi unyarukire no kuri YouTube, niho ndi bukire video ndende, wino urebe ibanga ry'ikintu umuntu akorera ino batiri, ino telefone ikabika umuriro umunsi wose ugashira, wagiye kuri YouTube, wagiye kuri interinete, nta na kimwe utakoze, ku buryo ino telefone ibasha gusevinga umuriro. Ino telefone yari yose ya Airtel, iyi phone bayihaye ubushobozi bukomeye, ariko bayima imbaraga za batiri. Iryo banga ni iri, iri banga riba kuri batiri. Iyi batiri
ushobora kuyikorera ako kantu gatoya ikabika umuriro, ukibaza kubera iki bari barabiduhishe. Nta kindi rero, urafata batiri yawe uyikuremo gutya, urayibona. Ubu ni ubundi bwoko ngo bazanye ngo bwa original, nyamara nayo wapi, ni ikibazo cya telefone, batiri zirarengana. Ufata ino batiri ukayikura muri telefone yawe, nawe wabyikorera. Hano ni ku Isomo Tech. Ntuzongeye kujyana igikoresho cyawe ku mutekinisiye, nawe ngwino wigire hano ujye wikorera telefone yawe. Dore reka dukorere kuri iyi. Ufata ino batiri, warangiza nta kindi ukora, ugakuraho uyu mutwe. Urabona uyu mutwe uwukuraho uvaho, urabona uyu mutwe mukuyeho. Iyi batiri ngiye kuyiha ubushobozi, ni akantu gatoya ngiye gukora. Ufata icyuma cyawe, dore ngiki, ukoresha icyo ari cyo cyose. Nawe wajya, ntiwabura umutekinisiye ubwo ati ntiza ku cyuma gatoya. Hano hari ibanga ry'akantu ngiye kongeraho kuri ino batiri, ijya ibasha kubika umuriro umunsi wose. Wacase wagiye kuri YouTube wakoresha interinete, ukajya ujya gucaginga nijoro ugiye kuryama hakirimo nka 20 cyangwa 15. Fata batiri yawe wabitse, na za zindi wajugunye z'i telefone, ugende uzireba aho wazijugunye, uzishake uzizane, ubundi nkwereke ukuntu ino telefone igiye kujya ibika umuriro ukayiyoberwa. Ariko mbere ya byose, kora follow, ujye no kuri YouTube ukore subscribe, usacingemo Isomo Tech nk'uko nyine ubibona byanditse hano kuri TikTok, kugira ngo ujye ubasha kubona utuntu n'utundi. Hano kugira ngo ino batiri yawe original, urakenera iki cyuma, ntabwo ari ibintu bikaze. Urakenera agasudire n'akandi kantu ngiye kukwereka ugomba gushaka ukongera kuri ino batiri, nkakwereka n'aho gashyirwa. Fone yawe ukazaza unshimira nyuma muri komenti yabitse umuriro.